Umunyamakuru Hariana Velas Victoria numwe mu banyamakuru cyangwa abantu ku isi nzima banga igihugu cy'u Rwanda. Abantu nyuma y'inkuru bakoreye ku munsi w'ejo bari kumbwira ngo uyu munyamakuru yishyuye na Tshisekedi Chilombo, ndetse nk'uko bigaragara akora leta ya Kinshasa ndetse na Sebarundi. Ngira ngo murabyibuka neza ko yagiye guhura na Perezida Tshisekedi, ikiganiro bagiranye kibandaga cyane ku gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ndayishimiye nawe ikiganiro bagiranye kibandaga ku gusebya igihugu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo nabagejeho rero inkuru ikomeye cyane aho uyu munyamakuru Hariana Velas ku itariki 3 yari yabajije Masad Bulos ndetse n'abandi bayobozi bakomeye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kuganira ku bijyanye n'ibibazo bya Sudani, akabaza ku bibazo bijyanye n'uko ngo u Rwanda rwisha agahenge rugafata umujyi wa Uvira mu kwica amasezerano yari yashyizweho umukono Washington Accord imbere ya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump. Ubu noneho yongeye kwibasira u Rwanda mu buryo bukomeye cyane, aho yabajije bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na bamwe mu banyamategeko ibibazo bikomeye cyane, aho yibandaga ku gusebya u Rwanda, kwandagaza u Rwanda, ndetse bamwe muri abo bayobozi bavuga ko baraza gukora ku gusabira u Rwanda ibihano by'umwihariko Perezida Paul Kagame, nk'uko tugiye kubigarukaho muri inkuru yose uko yakabaye. Ni ikiganiro uyu munyamakuru yirukankaga rwose kuri aba bayobozi agenda baha ama-interview. Mbibutse ko ari umwe mu banyamakuru Perezida Donald Trump akunda kandi abona ko ngo abaza ibintu bizima. Reka tugaruke kuri uyu munyamakuru w'umunyangora uba muri White House ariko akomeje kuzutaguza u Rwanda, noneho muri iyi minsi ameze nk'uwari Amavubi. Reka mbagezeho ibijyanye n'izi interview. Any comments on the meeting, please? Very good meeting. Can you share more? Well, it was very frank and Uyu munyamakuru akaba yakurikiye bamwe mu bayobozi batandukanye ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika, by'umwihariko abagize Kongere, inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'abanyamategeko, aho yagendaga ababaza ibibazo bitandukanye ku nama bagiranye. Yagize ati hari icyo mwavuga ku nama mwagiranye. Uyu mudepite wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati yari inama nziza cyane. Hariana Velas ati mwaduha ibisobanuro birambuye gato. Umudepite ati yego twagiranye ibiganiro byiza cyane byeruye kandi ntekereza ko byatanze umusaruro ku ntambwe zikurikira zigamije kureba ko kumeneka kw'amaraso guterwa na M23 bihagarara. Umunyamakuru ahita amubwira ati amaraso menshi yamaze kumeneka muri Kongo kandi nge nahavuye mu minsi ishize, hashize ibyumweru 2 gusa. Uyu mudepite wa Amerika ati nibyo warahagiye? Hariana Velas ati yego nasuye n'inkambi z'impunzi mbona n'ingaruka z'ikibazo cy'ubutabazi bwihutirwa. Uyu muyobozi ati yego niyo mpamvu byari byiza ko perezida w'inteko ishinga amategeko ndetse na ambasaderi n'itsinda ryose bagaragaje ko bashyigikiye ko amasezerano y'amahoro agomba kubahirizwa, ariko ayo masezerano ntashobora gukora neza mu gihe M23 itica abantu gusa ahubwo intiba n'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro. Undi ati kandi iranarenga ku masezerano. Ati yego ndabizi. Ubwo niko yarari kumubaza uyu Hariana Velas amubwira ati kandi iranarenga ku masezerano. Umudepite wa Amerika ati yego ndabizi neza. Ati abanyafurika bafite icyizere muri iki gihe kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri ku icyo zikora. Umudepite ati ariko ibintu ntibirarangira. Icyumweru gitaha dufite igice cya kabiri kibazwa mu nteko. Turimo gushyira igitutu kuri guverinoma yacu ngo ifatire ibihano bikomeye abayobozi b'u Rwanda ndetse wenda na Kagame ubwe. Ntitwakora ibintu by'igice gusa ngo twirengagize ibindi, tugomba kuvuga tuti bihagarare. Yakomeje agira ati mwamaze gushyira umukono kuri aya masezerano, nimureke kubangamira ishyirwa mu bikorwa ryayo. Hariana Velas aramushimira ati murakoze cyane. Yahise abaza undi mudepite ati icyumweru gitaha tuzagirana ikiganiro. Ati ni byiza murakoze, natekerezaga ko nakerewe muri iyi nama. Hariana Velas ati oya ni sawa.
ati nsanga ahubwo twese twarakerewe, oya nta kibazo, murakoze mvuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni Hariana Velas yavugaga ati muzasubira yose, ati yego nagarutse mu cyumweru gishize mvuye muri Kongo, nasuyeyo inkambi ebyiri z'impunzi. Murabyumva wa munyamakuru. Umudepite ati igihe kirageze ngo umugabane wa Afurika uhuze imbaraga, niwo mugabane ufite urubyiruko rwinshi kurusha ahandi, uri gukura vuba kandi ufite umutungo kamere mwinshi kurusha indi migabane yose ku isi, ariko ntiwabyumva ubirebye uko ibintu bimeze. Ibyo bizagerwaho gusa igihe Afurika ubwayo izatangira gukora mu buryo bwubahiriza inshingano no kwishyiraho accountability, cyangwa buri wese akamenya icyo agomba gukora. Ibibazo bimwe tubona uyu munsi ni ingaruka za colonization. Abandi baraje bagabanya umugabane bawugira uwabo, hanyuma mukongera mukabasanga mubasaba ubufasha. Byanze bikunze bazareba inyungu zabo mbere yo gufasha mwebwe. Icyo mvuga ni iki, dukwiye kugira umuryango wa Afurika yunze ubumwe AU ufite ijambo rikomeye, ukaza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uvuga uti igihugu runaka kiri gukora ibi, ikindi kiri gukora biriya, kandi dore ubufasha tubakeneyeho, aho kugira ngo uruhande rumwe ruze ruvuga iki urundi rukaza ruvuga ikindi, niba dushaka kubikora mu buryo bufite ireme. Umunyamakuru Hariana Velas ati ariko hari ikintu kimwe kigaragara neza, isi yose yabonye isinywa ry'amasezerano, ariko hashize iminsi ibiri gusa u Rwanda rwagabye igitero. Uyu muyobozi ati yego, ariko nge abantu benshi barabyemera kuri iyi ngingo, ndabyemera kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirabikurikiranira hafi. Ibyo ntibyari bikwiye kubaho. Ntekereza ko hakenewe imbaraga zisumbuyeho zo kurengera abasivile, kuko hari ikibazo gikomeye cy'ubutabazi gikomeje kugaragara. Hariana Velas ati Perezida Trump yavuze ko hazabaho ingaruka zikomeye ku ruhande ruzarenga ku masezerano, kandi u Rwanda rwarabikoze, ariko ntacyo twumvise cyaturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mubibona mute kuri uko kurenga ku masezerano? Yunguza ati kurenga ku masezerano sibyo rwose, ni ukwica amasezerano cyangwa kuyaca ku ruhande. Umunyamakuru Hariana Velas arahamushimira, arangije ati mwifuza kugira icyo muvuga ku kurenga ku masezerano y'amahoro u Rwanda ruherutse gukora hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ubwo n'undi mudepite yarabajije nyuma yo gushimira uwo ubanje, ati ibyo nzabanza mbanze mbisuzume neza. Hariana Velas ati ibikorwa byo gukurikirana iyegura muri Christinom bigeze he? Ati mukomeze mukurikirane, hari amakuru menshi azaza vuba. Ngira ngo nk'uko mubyiyumvira neza cyane, uyu munyamakuru Hariana Velas yambariye urugamba, yambarira gushyigikira Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yambarira kuba yatuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zifatira u Rwanda ibihano. Nzakomeza rero kugenda mbakurikiranira hafi uko ibintu bihagaze, ibyo umunyamakuru atangaza ndetse n'iby'abandi bayobozi batandukanye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika baba batangaza. Nshuti bakunzi ba Pilot News TV, ndabakunda cyane.